ndagushuje wowe urimo gukurikira Philo Hope muri uyu mwanya. Nizere ko umeze neza kuko nicyo tukwifuriza. Niba atari ko bimeze nta mvura idahita. Niba bitameze neza uyu munsi, ejo byahinduka bikaba byiza. Kwiyungura uyu munsi turabikora mu byiciro bitatu, dutangira, hagati ndetse na nyuma y'ikiganiro turimo gusoza. Hari ibintu bibiri bifasha mu mubano, relationship. Icya mbere ni ukwishimira ibibahuza, ibyo muhuriyeho mugomba kubyishimira mukabiha agaciro. Icya kabiri ni ukwakira ibyo mudahuje, kwemera ko mutaremwe mwese kimwe 100%, mushobora kugira ibyo mudahuza, yaba amabara, yaba ibyifuzo runaka, yaba ibyo mushaka runaka. Ibyo ntago bikwiye kubatandukanya, mugomba kubyemera no kubyakira. Iyo ni inama ya mbere. Inkuru ya kabiri, umugabo w'umushinwa muri Guangzhou yaguze iPhone 99, ni kuvuga ngo umubare wa iPhone 99. Azikoramo ishusho y'umutima, ni ukuvuga ngo yazikozemo nk'ishusho y'umutima hasi. Ahagarikamo umukobwa yakundaga mu rwego rwo kumuterera ivi. Byamutwaye imyaka 2 akora abika amafaranga agera ku madolari 82,000 byo kugura izo iPhone. Izari iPhone model ya 6. Ariko intego ye ntabwo yayigezeho kuko umukobwa yaramuhakaniye. Umugabo ari kumwe n'umugore mbere yo gutangira ikiganiro, mbere ko baganira, umugabo yabwiye uwo mugore ati ndemeranya nawe. Undi ati kandi ntacyo ndavuga. Umugabo ati nagira ngo ncunguze uburyo umwete. Mu yandi magambo nagira ngo nyine bitaza kudutwara umwanya, icyo uri buvuge cyose ndemeranya nawe. Ubwo muratekereza ko ari iki ubwo yashatse kumubwira? Muratekereza ko ari iki cyamuteye gukora ibyo? Nta muntu utagira umujinya n'uburakari, ari byo twita anger. Aho itandukaniro riri ni uko kuri bamwe ntibikunze kubabaho, ni ukuvuga ngo ntibakunze kugira umujinya kenshi, ku bandi barawugira ariko ugashira vuba ku buryo ndetse banibagirwa. Hari n'abandi noneho bawugira ukaze kandi bakawutindana ku buryo ushobora no kubaviramo kugira inzika, ndetse bikaba byabatera n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima. Kurakara no kugira umujinya ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Mu miterere yacu nk'abantu tubabazwa no kuvugwa nabi, tubabazwa no guhemukirwa, tubabazwa no kugirirwa nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima bwacu, ariko icyo dukwiye kumenya ni iki ngiki: inyoni yakwitumaho ariko ntiwakwemera ko ikwarikaho, ntiwakwemera ko yubaka icyari cyayo ku mutwe wawe. Hari ibintu 7 turi buganireho byadufasha kwirinda, kurwanya no guhangana n'umujinya. Icya mbere, ihutire kumva ariko utinde gusubiza. Umuntu nakubwira ijambo ribi rikubabaza, uzafata akanya utekereze mbere yo gusubiza. Ijambo ribi rizura uburakari. Iyo wihutiye gusubiza, hari igihe uvuga ijambo ribi no kurenza iryo wabwiwe ku buryo birangira wicujije icyatumye urivuga. Rishobora no gusembura uwo uribwiye, bikarushaho kuba bibi ku buryo byanagutandukanya nawe. Iyo bibaye ngombwa uraceceka ntusubize. Iyo ari ngombwa ko usubiza, utanga igisobanuro cyawe mu buryo busobanutse kandi ukoresheje amagambo adakomeretsa. Icya kabiri cyagufasha: va aho hantu, ufata akanya ko kuruhura umutwe. Sa n'uwiherera ahantu, si ngombwa kujya kure, ushobora no kuba aho hafi y'aho uri, ushobora no kuba ari mu cyumba, ushobora kuba ahari hose, ariko se n'uwiherera wenyine. Utekereze ku byiza byagufasha, utekereze ku byiza wakora, utekereze ku byiza ufite, ku byiza biri imbere. Ugerageze gusa nawe wibagiza ibihe wari urimo, hanyuma uze kongera wenda kubonana n'uwo muntu, guhura nawe cyangwa se kuganira nawe, umujinya wagabanutse, washize. Ibyo byose biragufasha kugira ngo wirinde kurakara ku buryo byakuviramo izindi ngaruka mbi zaturutse ku byo wavuze cyangwa se zishobora no kukubaho ku buzima bwawe cyangwa se ku magara yawe. Icya gatatu cyagufasha: kora imyitozo ngororamubiri. Bigufasha kuruhura no gukuraho stress yaguteye umujinya. Niyo wumva umujinya uzamutse,
ugakora imyitozo nko kwiruka, kugenda, gutembera, gusimbuka, gukora siporo n'ibindi, birakuruhura. Reka tujye ku cyiciro cya kabiri cyo kwiyungura cyangwa se amakuru. Bob Marley mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe ubwo yari ari ku gitanda agiye gushiramo umwuka, mu magambo ye ya nyuma yabwiye umuhungu we Ziggy, yamubwiye ati amafaranga ntabwo agura ubuzima. Ayo niyo magambo ya nyuma yamubwiye, mbibutse ko Bob Marley afatwa nk'umwami wa reggae. Umupilote w'indege n'umukopilote barya ibiryo bitandukanye mbere yuko batwara indege. Kuvuga ngo wa mudereva utwara indege na wundi baba bari kumwe, kuko indege ntabwo itwarwa n'umuntu umwe, itwarwa n'abantu babiri. Burya n'uba uri mu ndege ukabona b'abapilote babiri bicaye imbere bagutwaye, ujye umenya yuko batariye ibiryo bimwe. Urugero, umwe ashobora kuba yariye ifi, undi yariye inkoko, umwe ashobora kuba yariye umuceri, undi yariye ibirayi. Muri make baba bariye ibiryo bitandukanye. Impamvu ni iyihe? Iyo ngewe nkeka nuko ni kubw'umutekano. Ni ukuvuga ngo niba ibiryo muriye bifite ikibazo, mwese mwe kugira ikibazo. Niba uwariye inyama arizo zifite ikibazo, wa wundi wariye ifi ntagire ikibazo. Niko mbitekereza, ariko nawe ufite iyindi mpamvu utekereza wayitubwira. Dukomeze. Icya kane cyagufasha mu rwego rwo kwirinda, guhangana no kurwanya stress. Tekereza ku ngaruka mbi zaturuka mu kugira umujinya ukabije. Banza, ni ukuvuga ngo iyo urimo kuganira n'umuntu cyangwa se hari ikindi kintu cyaguteye umujinya, banza wibaze ute se ninitwara muri ubu buryo, nindakara, ningaragaza umujinya mu buryo burenze, ni izihe ngaruka bishobora gutera? Shakisha impamvu yabimuteye. Ni ukuvuga ngo niba ari umuntu wakurakaje, banza wibaze ni impamvu ki yatumye arakara. Tekereza ku waguteye umujinya, ashobora kuba afite icyabimuteye. Shakishamo icyiza mu byabaye. Reba niba atari wowe ikibazo, reba niba atari wowe watumye arakara. Wisuzume, wisubireho. Icya gatanu, shyiraho ingamba zikurinda. Niba mugenzi wawe yarakazwa nuko ukunda gukererwa bigatuma akubwira nabi, byirinde. Utangire kujya ukora ibintu vuba vuba, cyangwa se utangira kwitegura hakiri kare kugira ngo wirinde gukererwa, bityo bikaba byamurakaza. Zirikana ko uburakari busenya, butubaka. Ubwirinde. Niba uzi ko umuntu akunda kuvuga nabi iyo mutangiye kujya impaka, irinde izo mpaka. Niba kandi zatangiye ukabona atangiye kurakara, ceceka. Niba atangiye kuvuga nabi, hindura ibiganiro cyangwa se uva aho hantu. Ni ukuvuga ngo ugomba gushakisha ikintu cyose cyatuma ibintu bidakomeza ku buryo biba bibi cyane. Icya gatandatu cyagufasha, tanga imbabazi. Irinde kubika inzika. Babarira uwaguhemukiye nubwo we atagusabye imbabazi. Kubikora bigufasha kwikiranura n'Imana ndetse bikugarura amahoro mu mutima. Birakuruhura. Icya karindwi, gerageza kugira ibiganiro bishekeje, usome ibintu bishekeje, wumve ibintu bishekeje, ubirebe. Ndavuga wenda nka komedi cyangwa ibindi byenda gusetsa n'ibiki. Bigufasha guhindura mood, kuko iyo wasetse, iyo wishimye, bigufasha guhindura mood. Mood ni nkaho twavuga ko ari nk'umwuka mbese utari mwiza warangwaga aho hantu. Ukagerageza gusa naho uzana ikintu gituma hazamo atmosphere nziza, hazamo umwuka mwiza aho hantu muri, kugira ngo ibyari impaka, ibyari ibibazo bigende. Bimera nk'umucyo mu mwijima. Kwinjira ahantu hari umwijima, mu cyumba kirimo umwijima, wacana itara hagahita hazamo umucyo. Reka dukomeze n'icyiciro cya gatatu cyo kwiyungura nyuma dusoza. Muri Korea y'Amajyepfo hakozwe amaparkingi agenewe abagore gusa. Kuvuga ngo parking z'imodoka zigenewe abagore gusa. Iyo parking usanga ari ndende kandi ngari. Kuvuga ngo iba ari nini kandi ari ndende. Ikindi irangwa n'igishushanyo cyambaye ijipo gifite ibara rya pink, sinzi mu Kinyarwanda ubwo wabimenya tubwira. Ariko no kuvuga ngo izo parking zirihariye, zubakiwe abagore, nibo bagomba kuziparikamo muri Korea y'Amajyepfo.
ngo 75% y'ibyo y'ibyo kurya cyangwa se y'ibyo abantu barya ku isi bituruka ku bimera 12 ndetse no ku bwoko 5 bw'inyamaswa. 75% y'ibyo kurya cyangwa se ibyo abantu barya ku isi ngo bituruka ku bimera 12 no ku bwoko ngo 5 bw'inyamaswa. Sinzi niba hari ubizi ibyo ari byo, izo nyamaswa izo ari zo, ibyo bimera ibyo ari byo yatubwira kugira ngo tubimenye. Umugabo yagize ikibazo cy'uburwayi, umuganga aza kumusuzuma. Uwo mugabo yararyamye ku gitanda, umugore we yicaye ku ntebe iruhande rw'icyo gitanda. Noneho umuganga mu gusuzuma wa mugabo abaza wa mugabo ati se do you feel dominated by your wife? Umugore ahita asubiza ati no, he doesn't. Ni ukuvuga ngo ese utekereza ko uganzwa n'umugore wawe? Niko umuganga yabazaga umugabo. Umugore ahita asubiza, ni ukuvuga ngo ntabwo ari umugabo ariko umugore yahise asubiza umuganga akirangiza kubaza icyo kibazo. Atavuga atoya ntabwo aganzwa n'umugore we. Utekereza ko ari impamvu ari iyihe? Reka tubashimire rero, reka tubashimire kuba mwakurikiye Philo Hope, kandi dushimira by'umwihariko abafata akanya bakaba basangiza ikiganiro abandi ndetse n'abakoze subscribe. Mwese turabashimira kandi tubijeje ko tuzakomeza ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho inkuru zicukumbuye ndetse n'amahugurwa yadufasha twese kugira ngo tugire urwego rumwe tuvamo tujya mu rundi rwiza. Murakoze rero kubw'akanya mwaduhaye, turabashimiye kandi tubamenyesha ko vuba tuzabagezaho ikindi kiganiro. Mwibuke gukora subscribe. Murakoze, mugire Imana.